kukirinda guharanira amahoro mu bwatugeye n'umutekano usesuye kurwanya ibyaha n'ibisa nabyo mbere y'uko bikorwa binyuze mu gutanga amakuru ku gihe kandi vuba. Iyo niyo ntego ya polisi y'u Rwanda. Tugiye kujya mu gihe cy'icyunamo ku nshuro ya 25. Ingamba rero ziriho nk'uko zabayeho imyaka 21 ishize, ariko gusa nuko zigenda zongerwa zikarushaho no kunonosorwa bijyanye n'imikoranire y'inzego zitandukanye zishinzwe umutekano, inzego zishinzwe kwibuka, gahunda yo kwibuka mu gihugu. Ingamba rero zirahari, abanyarwanda bazibuka batekanye, batanga amakuru aho biri ngombwa, aho babonye ikintu kidasanzwe, batanga amakuru ku bintu bigenda bivuga igihe cyo kwibuka, cyane cyane wenda niba ari amakuru ajyanye n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibibazo bikunze kugaragara ni ibibazo bijyanye n'ingengabitekerezo ya Jenoside, bigenda bigaragara amagambo mabi, amagambo asesereza, amagambo agamije kugira ngo asesereze abacitse ku icumu. Ibyo rero akenshi iyo bibaye mu midugudu, mu bugari, mu mirenge, mu turere, mu ntara, hari uburyo buba bwarashyizweho uburyo batanga ayo makuru. Icya mbere ni uko hari inzego za polisi aho hose tuvuze, hari n'izindi nzego z'umutekano zikorana na polisi, ariko hari n'inzego z'ibanze nyine zikuriye abaturage. Ubwo rero inzego mu mikoranire yazo ayo makuru yamenyekanye, hari uruhererekane rwayo ku buryo agera ku nzego zibishinzwe, izishinzwe kuba zatabara, izishinzwe kuba zagenza icyaha koko kugira ngo zirebe ayo makuru cyangwa se niyo mvugo isesereza cyangwa se itemewe, kugira ngo nyine buri muntu wese wabigizemo uruhare akurikiranwe, aho biri ngombwa abe yahanwa n'amategeko. Urubyiruko twaruhaye umwanya wihariye. Kuva mu kwezi kwa mbere hari ibikorwa twatangiye dufatanyije na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'inama y'igihugu y'urubyiruko, bigamije kwegera urubyiruko rwo muri za kaminuza kugira ngo rushobore kumenya amateka. Ku itariki 3 z'ukwa 4 tuzakora umwiherero w'urubyiruko hano i Kabuga aho bita kuri Senetra. Urubyiruko nanone tuzazana abahagarariye abandi, ariko haze babandi batahawe ibiganiro muri iyi minsi ishize. Hanyuma itariki 4 n'eshanu z'ukwa 4 tuzagira inama mpuzamahanga, international conference. Ni inama mpuzamahanga izabera hano i Kigali, yatumiwemo abantu bagera kuri 600 bavuye mu mahanga. Ni abantu bagizwe n'ibyiciro byose, barimo abashakashatsi cyane cyane abagiye bandika kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'abanyapolitike, ababaye abadiplomate n'abandi. Itariki 4 nimugoroba dufite ikiganiro nyunguranabitekerezo. Ni ikiganiro gihuza banditsi ibitabo kuri Jenoside, tukabahuza n'abasomyi, abashaka gusoma, abafite amatsiko yo gusoma, ariko by'umwihariko tukibanda ku rubyiruko ruri muri za kaminuza n'amashuri makuru. Tugikorera hariya mu mujyi aho bitaga ka Kigali. Nyuma ku munsi wo gusoza icyunamo, nyuma ku itariki 14, icyunamo gisoza ku itariki 13, ariko kuri 14 hazaba ari ku cyumweru, tuzongera dukore ikiganiro nk'icyo, ikiganiro nyunguranabitekerezo none cyo guhuza abanditsi n'abasomyi kuri 14. Hanyuma no muri y'amezi 3 kugeza mu kwezi kwa 7 nanone tuzabikorera muri za kaminuza zose. Ubwiyunge mu Rwanda, ubumwe n'ishingiro ry'imibanire myiza. Abanyarwanda mucyo dukomere ku gihango dufitanye n'u Rwanda mu kurinda ibyagezweho. Havuzwe ubumwe n'ubwiyunge, umunyarwanda akwiriye kumva imyitwarire iranga abaturage b'abanyarwanda ku bijyanye n'abanyarwanda bemera
ko basangiye igihugu kimwe, basangiye umuco umwe kandi bafite uburenganzira bungana. Ubumwe n'ubwiyunge kandi nanone ku banyarwanda tukabyumva nk'imyitwarire y'abanyarwanda bafite ibibaranga by'ingenzi. Ibyo bibaranga bikaba birimo ubworoherane, ubwuzuzanye, kubwizanya ukuri, hakabamo gufashanya, ariko cyane cyane hakabamo komorana ibikomere by'amateka mabi twabayemo mu gihugu cyacu, arimo na Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo dushobore kugera ku majyambere arambye. Namenye ubwenge ndi mu bitaro i Kanombe, aho nabaye iminsi 135 ndi muri koma. Ibitaro bya Kanombe nabayemo imyaka 6. Nari ntaramenya ko dufite abandi barokotse. Ubwo ntashye nari nkigendera mu kagare. Ntabwo najya kwinjira muri tagisi ntabanje kureba isura y'umuntu. Nshimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse na Prison Fellowship Rwanda n'umuryango ntera wa Gikristo ari gufasha abantu kubohoka mu mitima mu buryo bw'isanamitima. Abakoze ibyaha babigisha kwirega no kwemera icyaha bagasaba imbabazi. Abarokotse Jenoside b'abakecuru b'incike babigisha kubohoka bagatanga imbabazi, kuko iyo umaze kubohoka mu mutima ibikorwa birakomeza. Pastor Deo Gashagaza yatwigishaga batwigishiriza ku murenge, kuko niho yahahuriraga abantu benshi. Iyo umaze kubohoka mu mutima akakiza ku mwami Yesu karagutaha. Ubwo uko bari kwigisha n'urubaza kwigisha baravuga ngo nawe wanze gutanga imbabazi, niba waranze gutanga imbabazi ntabwo Imana izigera kubabarira, kuko icyambere n'ukubohoka. Amaze kuvuga ngo nawe muntu ntabwo Imana izakubabarira, naje gusanga twese noneho duhuriye mu kintu kimwe, kubera ubuyobozi bwiza bwa leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda bwatumye ntabasha kugira umugambi wo kugira uwo nihoreraho, ahubwo biza kubyara imbuto nziza. Nge nababariye abanyiciye cyangwa se abankomerekeje gutya, nta uraza kuzisaba. Bafite akababaro kenshi n'agahinda kuko batazi n'aho ababa imibiri yabiri, ariko abakoze Jenoside babegereye babasha kubona iyo mibiri ahiri igashyingurwa mu cyubahiro, nabo agahinda kakagenda gashira gake gake, kuko inzira y'ubumwe n'ubwiyunge ari ndende, ni gake ntabwo ari uguhutiraho. Biturutse kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika afatanyije n'inzego za polisi aho ziri hose, bampa inzu yo kubamo, bampa n'inka. Ubu ndi umukecuru umerewe neza rwose, uryama ngasinzira, narararaga mpagaze mpangayitse. Ubu rwose Imana yangiriye neza. Abantu bameze neza pe, urabona ko urahura n'umuntu mugasabana, wenda n'uwaba yaraguhemukiye, mwicara hasi mukashyira isahani imwe mugasangira. Ibirori muba muri kumwe, hari n'abashakana. Wumve ko ubumwe n'ubwiyunge bwaje. Nkimara kubabarira mu mutima nahise numva ndabohotse, ntangira kubona mbona mu Rwanda abakobwa bose ni beza. None nsaba Imana ndavuga ngo nanjye ndashaka kwiyubaka nkanubaka igihugu cyanjye, ariko sinacyubaka njyenyine, igiye kumpa umufasha, umukobwa wakoze Jenoside iwacu. Yaraje nk'uko yabibabwiye aragenda, ubwo nanjye numva ngomba kugisha inama iwacu, nk'uko namubwiye ko nagomba gufata umwanzuro jyenyine. Mbibagejejeho murumuna wanjye na mama, nkibibabwira mama na murumuna wanjye bati uzi n'ibyo se yakoze, uzi amahano yakoze, none wemereye uriya muntu wacitse ku icumu ngo mubane, ubwo se urumva bishoboka? Ashaka kukugira umugore se, cyangwa no kugira ngo azajye kuguhima kwice nabi? Ariko arakuze nanjye ndakuze,
biriya reka nzagere nzirebera ni nakubwo nifatiye umwanzuro nkanjye ubwo kuko nkuko yabivuze nta nubwo n'ibikoresho bimwe nabiguze banabizi nabizanye rwihishwa ubwo kuko nabonaga nyine barabirangije rwose batanya no gutumanaho babwira n'abantu bati noneho yasaze arambye ati ndabyemera ubwo hari kuwa kabiri kuwa gatanu tujya kwipimisha kundi wa kabiri tugura ibikoresho dushakana uwo munsi mvugisha ukuri nuko wenda sinavuga ngo nuko anyumva nta kibazo cyane nawe ntarankoraho na gutya ngo njye nakara ntarananciraho n'amacandwe tubanye neza nta kibazo turumvikana turuzuzanya mu bintu byose tujya inama icyo tugiye gukora akambwira ati dukora iki tukakora kandi bikagenda mu myaka 11 tubanye ntiturarwana ntituratongana ntiturapfa ubusa twibaniye neza cyo na madamu wanjye ubumwe n'ubwiyunge ni umusingi w'amahoro ubumwe n'ubwiyunge ni inkingi izindi gahunda nyinshi zubakiraho kuba ubungubu abanyarwanda bunze ubumwe bakaba babanye mu mahoro ni inkike zikomeye z'umutekano kuba abanyarwanda barashoboye kurenga ibikomere by'amateka mabi banyuzemo tukaba tubona nk'ubuhamya tugenda tubona ubungubu mu mibereho n'imibanire y'abanyarwanda aho abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi bagenda babohoka bagatera intambwe nyuma y'akazi keza gakomeye kakozwe n'inkiko gacaca abantu bagakomeza muri iyo njyana yo kuvugisha ukuri gusaba imbabazi kandi n'abasabwa imbabazi bakazitanga. Iki gihe cyo kwibuka rero ni igihe gisaba kugira ngo twebwe ubwacu nk'abanyarwanda nk'abantu batuye u Rwanda bakunda igihugu cyabo bashaka kwigira no kwihesha agaciro mbere na mbere nuko tugomba kubanza tugaha agaciro kwibuka. Ikindi kintu gikomeye cyane mu mutekano aho kuba abantu babanye neza mu mahoro bizeranye ubwabo bibaha kwirindira umutekano bikabafasha no kurinda umutekano w'igihugu muri rusange. Uruhare rw'abanyarwanda mu mutekano cyane cyane muri gihe tugiye kujyamo nta rundi ni bisanzwe by'uko bakwiye gusangiza amakuru cyangwa gutanga amakuru kuri polisi bagatanga amakuru ku kintu cyose kibangamye ku ngengabitekerezo ku kintu cyose kidasanzwe bakaha polisi aho ngaho abadashoboye kwibona bagatelefona ku telefone zabugenewe nazo turazitanga buri gihe haba mu mbuga nkoranyambaga tumenyesha abanyarwanda haba mu itangazamakuru haba no ku uwo munsi tuba twahuye n'abanyamakuru. Ntekereza rero yuko imirongo y'uburyo cyangwa se uburyo amakuru atangwa burahari ariko icyo twasaba abanyarwanda cyane cyane ni ukwihitira gutanga amakuru mu gihe hari ikibazo cyacyo cyose kivutse. Polisi y'igihugu irimo urubyiruko, ingabo z'u Rwanda zirimo urubyiruko, rwa rubyiruko niruramuka rwaje rukaza n'ababyeyi babo bakaza mu biganiro bazahakura ukuri. Urubyiruko narwo nashishikariza kwitabira ibiganiro rukaza mu rukitabira ibiganiro tukubaka igihugu cyacu bityo bazarushaho kumenya uburyo bacunga umutekano bacungira abana babacitse ku icumu nabo n'abacitse ku icumu uburyo bacungira umutekano babana babakoze Jenoside bityo twubakwe igihugu cyacu. Ubutumwa twageza ku banyarwanda cyangwa n'urubyiruko muri rusange nuko ibyara nabo bikwiye kongera kubaho kandi urubyiruko rukwiriye kugira gufata iya mbere mu gutuma ibyo byose bitabaho ukundi kubera ko akenshi kugira ngo ibyabaye bishoboke nuko bigishije abantu igihe kirekire babigisha kwangana bijya mu nyigisho bijya muri gahunda bijya muri politike za leta. Icyo gihe icyo twasaba urubyiruko muri iki gihe cyangwa abanyarwanda nuko bakwiriye kwirinda ibyo ari byo byose byatuma bagira imitekerereze mibi
polisi ifite abapolisi hirya no hino mu gihugu, kandi mu by'ukuri ifata ingamba n'ubundi zijyanye n'igihe kiba kigeze cyangwa se nk'icyo gikorwa kiba kigeze cyo kwibuka, ku buryo rero abapolisi hirya no hino baba bafite briefing, uburyo bitwara, uburyo bagomba kwegera abantu, hari ahantu hibukirwa, hari amanama. So polisi rero ifite uruhare cyane cyane rwo gukora amarondo cyangwa patrol, gukora n'inzego zindi kugira ngo mu by'ukuri icyo gikorwa cyose gitangire neza kandi gisoze neza. Abanyarwanda twamara impungenge yuko batagomba kuba bagira ikibazo, bakwizera umutekano wabo muri icyo cyumweru cyahariwe icyunamo.